mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Bavandimwe, inshuti muduteze amatwi kandi mukunda ibiganiro by'ijambo ry'Imana, twongeye kubaramutsa ngo Uwiteka abahire. Ni twebwe abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Muri iki kiganiro cyacu kivuga ku gusohora k'ubuhanuzi, kandi nk'uko mubimenyereye ni ikiganiro kizakomeza. Tukaba tugiye kubigira hamwe ijambo ry'Imana. Ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya, aho muri mutureba muduteze amatwi, nimwubahe Imana maze dufataniriza hamwe gusenga. Urakoze umuremyi wacu, tugushimiye uburinzi uduha n'uburenganzira utanga ngo twige ijambo ryawe. Uyu mwanya abana natwe, kandi umwuka wera ariherekeze kugira ngo turyumve tunaryumvire, tuzagira amaherezo meza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki kiganiro cyacu gusohora k'ubuhanuzi kizakomeza, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ntoya itubwira akamaro ko kumenya ubuhanuzi. Akamaro ko kumenya ubuhanuzi. Bamwe ntibazi n'ubuhanuzi icyo ari cyo. Ubuhanuzi ni iki? Ni ibyavuzwe bitaraba. Iyo hari ibivuzwe bitaraba kandi bizaba, ibyo aba ari ubuhanuzi. Ubivuze abahanuye, ni nayo mpamvu yitwa n'iryo zina ngo ni umuhanuzi. Ibyo rero nibyo byitwa ubuhanuzi. Bitandukanye n'ibiriho mu isi bitandukanye, ariko ibivuzwe bitaraba, igihe cyose bikirindiriwe ngo bizabe, ni ubuhanuzi. Noneho iyo biri kuba, aba ari ugusohora k'ubuhanuzi. Iyo turi kwiga ibyavuzwe bitaraba hanyuma bikaza kuba, ubuhanuzi bugasohora, tuba turi kwiga amateka yo gusohora k'ubuhanuzi. Ibyo nibyo byitwa ngo ubuhanuzi. Rero muri insanganyamatsiko yacu, turongera twibaze tuti ese ubuhanuzi bumaze iki? Ku bakunda ijambo ry'Imana, murasoma muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 16 umurongo no wa 4, hari amagambo atubwira akamaro k'ubuhanuzi. Saho gusa kandi turongera tunabisome no mu gice cya 13 umurongo no wa 19. Aha mu gice cya 16 ku murongo wa 4 haranditswe hati, ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Iri jambo rivuze ngo igihe cyabyo nikigera, murazi ko dufite agakoresho kerekana ibihe twita isaha. None n'ubuhanuzi Yesu abukoresheje abwira abigishwa be ngo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera. Iryo jambo igihe ritwereka ko ubuhanuzi nabwo ni isaha abakristo bamenyeraho aho igihe kigeze. Ubuhanuzi ni nk'isaha. Ngaho muri Yohana nanone 13 umurongo wa 19 haranditse ngo dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe. Mbibabwiye bitari byaba kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe. Ubuhanuzi ni kimwe mu bitera umuntu kwizera.
iyo ibintu byavuzwe bitari byaba hanyuma ukaza kuba umuhamya w'uburyo bisohoye biri kuba nawe ubyirebera, wizera ko yabivuze uwabivuze ari uw'ukuri. Ubuhanuzi rero bukaba butera kwizera. Muri make ubuhanuzi ni isaha, iyo hari ibiri kuba umenyeho igihe kigeze, kurimbuka kw'isi umenye ngo kuregereje, n'ibyenda gukurikira ukabimenya, bikagutera imyiteguro ibangutse. Ikindi iyo bibaye byaravuzwe urushaho kwizera ukavuga uti burya ntibeshya, nta jambo yavuze ngo rihere nk'uko Bibiliya ibivuga. Ngaka akamaro k'ubuhanuzi, ni isaha kandi bukadutera kwizera. Rero turabaha ingero zimwe zo muri Bibiliya z'ibyabaye, z'ibyavuzwe ari ubuhanuzi hanyuma bikaza kuba, tutitaye ku kuvuga uko byagenze, ariko turatanga zimwe mu ngero. Yesu ajya kuvuka hari ubuhanuzi bwamuhanuye, buhanura kuvuka kwe, buhanura ahantu azavukira, buhanura ibyagombaga kuranga ivuka rye, bunahanura urupfu rwe. Ibyo byose bivugwa bitari byaba bwari ubuhanuzi. Abavuze ibyo bari abahanuzi. Ndatanga nka zimwe mu ngero. Mika igice cya 5 umurongo wa 1, uyu muhanuzi Mika yavuze aho uwo mukiza azavukira, ahavuga mu izina. Noneho nimusoma Zekariya igice cya 9 umurongo n'uwa 9, uyu muhanuzi nanone yaje kuvuga ukuntu mu bizaba kuri Yesu hari umunsi azagendera ku cyana cy'indogobe. Noneho Zekariya nanone mu gice cya 11 umurongo n'uwa 12 aza kuvuga ukuntu mu kugambanirwa kwe azagurwa ibice by'ifeza 30. Yesaya igice cya 53 umuhanuzi Yesaya nawe avuga iby'umugaragu w'Uwiteka ari we Yesu cyangwa se Mesiya, avuga imibabaro yagombaga kuzagaragara mu buzima bwe. Umuntu usuzuguritse, uciye bugufi, umunyamibabaro wamenyereye intimba, ibyo byose aba bahanuzi barabivuze. Bavandimwe, igihe rubanda rwari rurindiriye ko Mesiya avuka, icyo basabwaga kwari ukwita kw'ibi byavuzwe ngo nibiba bamenye ngo cyagiye cyageze, kandi bizere ko iyo bivuze itabeshya banamuyoboke. Ngo urugero rumwe mbahaye rwerekana imiterere y'ubuhanuzi. Noneho muri iki cyigisho cyacu reka twongere tubabwire akandi kantu kazadufasha uko ibiganiro bizakomeza. Mu buhanuzi habaho ibyo bita ngo ni amarenga ya gihanuzi. Mu buhanuzi habaho ibyitwa amarenga ya gihanuzi. Ni imvugo zisobetse, ni imvugo z'amarenga, ni imvugo zigereranya, ni imvugo zivuga ikintu ariko zerekeje ku kindi. Ku bafite Bibiliya ndatanga zimwe mu ngero namwe muzisomera, nko muri Yeremiya igice cya 17 uhereye ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 8 havuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka. Ibyo muzabisoma no muri Zaburi ya 1 igice ni icya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Iyo mirongo iyo katuyisome hari amagambo ahari agaragaza amarenga runaka mu kwiga ubuhanuzi. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa n'acana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Ubwo kandi ni nako byanditse muri Zaburi igice ni icya 1 kibanza umurongo n'uwa 1 n'ubundi ukagarukira ku wa 3, ahanditswe ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagaraye mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mu ijambo rimwe
mu marenga ya gihanuzi iyo bavuze igiti, ukurikije iyi mirongo ibiri dusomye, igiti kigereranya uwubaha Uwiteka. Umuntu wese wubaha Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, agereranijwe n'igiti. Ubwo ayo ni amarenga ya gihanuzi. Muri Bibiliya haba ubwo ivuze umunsi, nko kuvuga umunsi bisanzwe, ariko ubundi mu marenga ya gihanuzi ikavuga umunsi iri kwerekana umwaka. Ibyo muzabisoma mu Kubara igice cya 14 umurongo wa 34, muzanabisoma no muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6, ahanditswe ngo umunsi wose nawukunganirije n'umwaka. Ubwo nko mu Byahishuwe 2:10 nk'uko tuzakomeza kubyiga, ahanditse ngo muzamara iminsi 10 mubabazwa. Iyo minsi 10 nta gushidikanya ni imyaka 10. N'ahandi henshi muri Bibiliya handitse iby'iminsi, iminsi 1260 yanditswe mu Byahishuwe henshi, ariko cyane cyane muzayisoma mu gice cya 12 umurongo wa 3. Iyo minsi 1260 igereranya imyaka 1260. N'ahandi henshi mu byanditswe byera mu buhanuzi umunsi uhwanye n'umwaka. Noneho amazi cyangwa se inyanja mu buhanuzi ni ikigereranyo cy'abantu benshi. Ibyo muzabisoma mu Byahishuwe 17 umurongo wa 15, ngo ya mazi ngo wabonye ngo niyo moko n'amahanga menshi. Mu buhanuzi rero ahanditse inyanja, ahavuze amazi, ngo inyamaswa ikomoka mu nyanja, biba bisobanuye ngo ni abantu benshi. Noneho nimusoma inyamaswa ivuze ubwami cyangwa se ubutegetsi. Muzabisoma muri Daniyeli 7. Icyo gice kivuga iby'inyamaswa enye Daniyeli yarose, ariko bigeze ku murongo wa 17 hari ijambo rivuze ngo izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Ubwo rero inyamaswa ni abami, ni ubwami, ni ingoma mu marenga ya gihanuzi. Umuyaga muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 2, ngo imiyaga yahubutse ikikubita ku nyanja. Imiyaga nta kindi isobanuye, ivuze intambara. Imiyaga isobanuye intambara. Noneho rero mu marenga ya gihanuzi iyo uhuye n'ijambo imiyaga, umuyaga aba ari intambara. Nubwo muri Bibiliya hari ahavuze umuyaga, kuko akaba ari umuyaga usanzwe, kuko ibi turi mu marenga ya gihanuzi. Ngaho aho muzasoma muri Bibiliya ngo igitereko kitabaza. Igitereko kitabaza, tubanze itabaza. Muri Zaburi y'119 umurongo w'105 haranditse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ijambo ry'Imana ni itabaza. None igitereko cy'iryo tabaza, aho rivugirwa, aho riteretse, aho riboneka, muzabisoma mu Byahishuwe 1:20 ngo ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Ubwo rero igitereko kitabaza ni itorero. None iryo tabaza ubwaryo ni ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya muzasomamo umurizo. Muri Yesaya 9 umurongo wa 15 handitse ikibuno muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko mu zindi ndimi ni umurizo. Ibyo muzabisoma no mu Gutegeka kwa 2 mu masezerano Abisirayeli bari barahawe mu gice cya 28. Hari aho Imana yababwiye ngo nzabahindura umutwe, sinzabahindura umurizo. Iryo jambo umurizo rigereranya umuhanuzi w'ibinyoma. Byanditse muri Yesaya 9 umurongo wa 15. Ikindi muri aya marenga ya gihanuzi hari aho muzasoma ngo ihembe. Ihembe muzabisoma henshi muri Bibiliya. Za nyamaswa Daniyeli yarose mu gice cya 7 harimo mu gice cya 7 harimo ingwe y'imitwe 4, ariko ubirebye neza aho igereranywa n'ihene y'ihembe rimwe,
ryavunitse hakamera ane, mu gice cya 8 umurongo ni uwa 20 muzageze 22, ni ihene y'ihembe rimwe ryaravunitse hamera ane. Nta gushidikanya ihembe ni umwami, ihembe ni ubushobozi, ihembe ni ubwami. Ni ukuvuga ngo ni ubwami bwavuyeho, mu cyimbo cy'ubwo bwami havukamwe abandi 4 bigabanya icyo gihugu. Ibyo bivuga mu gihe cy'ubugiriki nk'uko tuzakomeza kubyiga. Ariko ihembe menya ngo ni ubwami, ni umwami, ni ubushobozi. Noneho muri aya marenga ya gihanuzi hari aho muzasoma ngo abamarayika, wandikire marayika w'itorero ry'ibunaka. Ibyo byanditswe mu Byahishuwe uhereye mu gice cya 2 ndetse ukageza no mu gice cya 3 n'igice cya 1. Abamarayika, marayika nimusoma Ibyahishuwe Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 14 hari gusobanura Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 20. Abamarayika cyangwa se inyenyeri ngo ni abamarayika. Noneho abamarayika ni intumwa cyangwa se abayobozi. Mu buhanuzi iyo bavuze ngo inyenyeri baba bavuze umutwaramucyo, bakaba bavuze kandi ngo ni marayika. Nanone kandi marayika mu Baheburayo 1:14 handitse ngo mbese ngo abamarayika ngo si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Ubwo rero mu marenga ya gihanuzi marayika bavuze umutwaramucyo, akaba avuze umuyobozi, akaba avuze userukiye abandi, akaba avuze inararibonye kurusha abandi. Ibi byose mu kwiga ubuhanuzi biba bigomba kuzirikanwa ni amarenga ya gihanuzi. Noneho rero icyitonderwa abantu bagomba kuzirikana ni uko igihe cyose twiga Bibiliya ibigomba gusobanurwa. Igihe twiga Bibiliya yo ubwayo idutegeka ko tuyiga tunayisobanura. Ngaho mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice ni cya 2 umurongo wa 13 haranditswe ngo ari ibyo tuvuga ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Bibiliya igomba kwirwa isobanurwa, ariko mu kuyisobanura irategetse ngo tugasobanuza iby'umwuka bindi. Noneho wakwibaza utese iby'umwuka ni ibiki? Nimusoma muri Yohana 6 umurongo wa 65 haranditswe hati umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Burya umwuka si umuyaga, ahubwo amagambo y'Imana niyo mwuka kandi niyo bugingo. Niba rero dusabwa gusobanuza iby'umwuka bindi, nta gushidikanya nuko uwiga Bibiliya agomba gufata umurongo wa hano ugasobanura uwaha ngaha, mbese akajya arayigereranya, noneho umurongo ukaza gusobanura undi. Niko Imana yabigennye. Ibyo kandi muzabisoma no mu gitabo cya Nehemiya igice cya 8 umurongo n'uw'8 haranditswe ngo basoma mu gitabo amategeko y'Imana gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga. Aya magambo uyumvise neza wakumva ko ibyo basomye byari byarangiye, kuko Bibiliya iratubwiye ngo basoma mu gitabo amategeko gusoma kumvikana. Uko gusoma kurumvikana, ariko Bibiliya yongeyeho ngo barasobanura kugira ngo abantu bumve ibyasomwaga. Kumbe harimo kumva ku buryo bubiri. Gusoma basomye kukumvikana ni nk'uku nguku ndi kuvuga, ufite ugutwi wese akaba ari kumva binyuze mu gutwi. Noneho gusobanura ngo bumve ibyasomwaga ni uko ushobora kumva ibiri kuvugwa ariko ntubisobanukirwe. Ubwo rero iyo Bibiliya yigwa habaho gusobanura ngo noneho wabyumvise binyuze mu gutwi anabisobanukirwe, amenye icyo bimushakaho. Niyo mpamvu kwiga Bibiliya habaho kuyisobanura. Noneho abana b'Imana byagera ku kwiga ubuhanuzi byo bikaba akarusho. Ni itegeko ko igihe ubuhanuzi bwigwa utasoma inyamaswa mu buhanuzi ngo uyireke ibinyamaswa,
utasoma amazi mu buhanuzi ngo ureke agume aba amazi, ahubwo iyo twiga ubuhanuzi ni umwihariko tugomba kubwiga tubusobanura twifashishije amwe muri aya marenga ya gihanuzi. Ngaho urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice ni icya mbere umurongo wa 19 kugeza 21 haranditse ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari n'abahanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Igihe twiga ubuhanuzi aha duhawe itegeko ko tutagomba gusobanura uko umuntu wese yishakiye, kuko n'ubuhanuzi butangwa iyo Mana yabutanze inyure mu bahanuzi bayo, ntabwo yabutanze ku bushake bw'umuntu, ahubwo yabutanze ku bushake bwayo yo ubwayo. Niyo mpamvu no mu kubusobanura tugomba kwita ku byo yo yavuze. Rero by'umwihariko ubuhanuzi bugomba gusobanurwa maze buri wese akabwumva akabumenya, ntabwo ari byo umuntu asoma ngo birekeraho. Ibi mbivugiye ko hari abantu benshi mu myizerere itandukanye batiga ubuhanuzi, batanabukunda, badashaka no kumva ibyabwo, noneho ibibayobeye byo muri bwo bo bakabyita amayobera. Ariko Bibiliya iradutegeka ngo igihe cyose twiga ubuhanuzi tuba tugomba kubusobanura. Ngaho turabaha urundi rugero, ni igitekerezo cyiza kiboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni icya 8 wereka umurongo wa 26 ahanditse igitekerezo cy'umunyetiyopiya w'inkone wizeye Yesu, nta handi byakomotse, ni ubuhanuzi yari ari kwiga, icyakora arabusobanurirwa. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya, yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu gitabo byari byanditswe ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke ubwo yacishwaga bugufi. Urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Nuko ubwo nibwo bahanuzi yasomaga. Yari umunyetiyopiya wayobotse Imana avuye i Yerusalemu gusenga, asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ariko Filipo aramubajije ngo ibyo usoma ibyo urabyumva? Ntabwo kumva kuvuzwe hari ari mu gutwi, ahubwo kwari ugusobanukirwa ngo amenye ibiri gusoma. Nuko aramwinginga ati, yaramuganyiye aramutakira ati nabyumva nde ntabonye unsobanurira? Wagira ngo aha tunahavana icyitegererezo, na buri wese usoma ibigorana byo mu byanditswe ajye yegera mugenzi we umurusha inararibonye amusobanurire, kuko ubuhanuzi bwo burasobanurwa. Ntabwo usoma ngo ubirekere uko biri, ahubwo urabusoma warangiza ukabisobanura. Nuko arurira aramusobanurira. Buriya abahanuzi yasomaga nta wundi bwerekezagaho, kuko nubwo muri Yesaya bwavugaga imibabaro ya Yesu n'ukuntu azabacishijwe bugufi n'amaherezo ye n'uko isi izamwanga. Nuko aramusobanurira, nawe arizera, ndetse kugeza n'ubwo yamubwiye ati ndabyizeye, ikimbuza kubatizwa ni iki ko n'amazi ari aha ngaha? Nuko kubwo kwiga ubuhanuzi akabusobanukirwa bimwongerera kwizera, aranabatizwa. Ngako akamaro k'ubuhanuzi. Bana b'Imana, muteze amatwi ubutumwa bwiza muri iki kiganiro kizakomeza kivuga ku gusohora k'ubuhanuzi. Mukunde mwese ibi bitabo bamwe bisa amayobera, abandi bakita ibihimbano, abandi bakabyita ko bikomeye, abandi bakavuga ko ntacyo bimaze, abandi bakavuga ko bitera ubwoba.
reka mbabwire ngo nibyo mugomba gukangukira, cyane ko ari nabyo bivuga ibizatubaho, ibiri kutubaho muri iyi minsi yacu y'imperuka. Ngako akamaro ko kwiga ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni isaha, ubumenye yongera intambwe mu myiteguro ijya mu ijuru. Ubuhanuzi butera kwizera, ubusobanukiwe aranezerwa, akarushaho kumenya ko Imana yabivuze ari y'ukuri koko. Ngaho reka dusoze tuvuze tuti mwese Imana ibahe umwete wo kujya murakurikirana ubuhanuzi n'ubusobanuro bwabwo, kandi mu kubusobanura no kubusobanukirwa twirinde kubikora uko umuntu ashaka, ahubwo dusobanuza iby'umwuka bindi. Ngaho Imana nidufashe tubishobore mu izina rya Yesu. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akaduha